Imana ngo yari ituye mu Rwanda ahitwa mu Busasamana bwa Ngendo, ubwo ni mu bice bya Rubavu. Iharemera abantu b'ingeri zose barimo abagore, abagabo, abakire n'abakene. Mu bakene rero ngo hakabamo umugabo witwaga Magirirane. Rimwe ngo azindukana n'umuhungu we Gashyende bajya guca umubaya wo gukenekamo umunyu. Nuko Magirirane na Gashyende rero baragenda no mu kibaya cya Busasamana baca umubaya, barahambira barikorera, hakaba ngo haramutse igihu. Bagenda batarora imbere n'inyuma. Bageze batya ngo babona ikintu kireyutse. Magirirane akebutse hirya abona umwezi urimo ikintu cy'umweru. Nuko ngo arikanga abwira Gashyende ati dore kiriya kintu sha. Gashyende agikebutse aravuga tubanza ari ya Mana bajya bavuga ko yibera hano. Imana iramuhamagara iti Gashyende we, subanza ari ya Mana, ahubwo ni Imana nkuko nyine ubibwiye so. Magirirane akibyumva yakubise agatima ku nkoni yari ahagaze wa mugani w'abajenezede. Atereka nze nyikubite nyibaza uburyo yangiza umukene, mbese ni nk'uwahuza umuntu w'umushomeri muri iki gihe n'Imana. Urumva ko rwabura gica. Umuhungu we Gashyende yaramubujije, undi aranga ndetse anayizinga ikibando. Imana yabangira ingati iriruka. Magirirane ayoma mu nyuma avuze induru ati rubanda rw'abakene mvumbuye Imana, ni mu ntabare tubibaza icyo yaduhoye. Induru zirakorerana, abantu barahurura, ari abakene ari abakire. Abakene bati iyo nyakunyagwa yatwambitse ubusa itwima amatungo nk'abandi. Abakire nabo bati yatwiciye amatungo itumarira abana. Abagabo bayirukaho, Imana irabasiga. Imana igira uburakari, irahindukira yahura indwara y'ubushita muri icyo gihugu, itsemba icyitwa umugabo wese n'umwana w'umuhungu, isiga Gashyende mu gihugu cy'abagore n'abakobwa gusa. Gashyende abonye ko ari usigaye wenyine yikunga mu rubuga rw'abagore, basaka bakabavuma abagabo babo ngo nibo batumye n'abana babo b'abahungu bapfa. Ahera ko aracika ajya mu ishyamba, ahacindiriye yigumirayo. Abagore basigaye ari impehe rero ngo bigira inama yo kwitoramo umugore ubatambukije ubwiza n'amatwara. Bahitamo witwaga Gasharankwanzi, baramwimika iry'ubwami yitwa Gishegabo. Amaze kwima ingoma ngo yatoranyije abagore b'ibigango kandi b'abanyamahane abashyira mu ntore ze. Intore twazigereranya n'abasirikare b'iki gihe, abita inshinzi ziba ingabo z'igihugu. Umugaba mukuru wazo yitwaga Nyiragashibura. Ubwami bwe butamaze kabiri ngo yatangiye kubayoboza inkoni y'icyuma, uko upfuye inshinzi zikamuboha. Gishegabo si ukubatanga ngo bicwe, arasara arasizora.